Okay bantu banjye, nizere yuko mumeze neza. No kuvuga ngo uyu munsi ikintu ndi gushaka ko tuganiraho ni ikintu cy'ingenzi muri ubu buzima. Gihe ikintu nagusaba, banza urebe neza yuko ufite agakaramu hafi yawe, iyegereza yakaye yawe, ujya wandikamo utuntu tw'ubwenge, ibintu by'ubwenge bishobora kuba byaguhindurira ubuzima. Wirebe ko ufite n'ikaramu ku ruhande, maze twihutishe no kuvuga ngo ikintu ndi gushaka ko tuganiraho ucyandika ahantu, ndetse kugira ngo utazajya uteshuka. Ntabwo dukwiriye kujya duteshuka mu bintu by'ubu buzima. Nukuvuga ngo ikintu ndi gushaka ko tuganiraho uyu munsi, ndashaka yuko tubanza tukareba ngo ni gute ushobora kubaho mu ndagihe, atari kubaho mu hahise cyangwa se kubaho mu hazaza. Ni ukuvuga ngo abantu barimo ibyiciro bitatu. Harimo abantu babaho mu hahise, ugasanga umuntu ubwenge bwe n'ubuzima bwe bushingiye mu hahise, ugasanga ariwo ashobora kuva ibintu bya depresiyo, abantu bakagira agahinda gakabije, cyangwa se ugasanga umuntu ahora akora nta muri make ubuzima bwe abutegereje ejo hazaza. Uyu munsi ugasanga ni nkaho nyine atabayeho. Niyo mpamvu ari abantu bazava muri ubu buzima ari nkaho batabayeho. Ibyishimo n'umunezero bitegereje ejo hazaza, kandi ejo ntabwo hajya hagera. Ni ukuvuga ngo kuri ino si ubu tuvugana mu mibare y'uno munsi mu 2024 turi abantu barengaho gatoya miliyari 8. Miliyari 8 numva nibeshye. Miliyari 8. Ariko iyo muri abo bantu miliyari 8, buri mwaka ibihumbi 700 ni abantu benshi bapfa bazize ikintu cyo kwiyahura. Kuvuga ngo umuntu yiyatsa ubuzima. Noneho ufashe amasegonda agize umwaka, ukafata umunsi ugizwe n'amasegonda ngahe, ukaza ukareba umwaka ugizwe n'iminsi ngahe, ugakuba, usanga buri minota 40 umuntu aba yiyatsa ubuzima. Nawe unyumvira iki kintu. Ariko ibi bintu nta handi hantu bishingiye kuri ikintu gituma bano bantu bashobora kwiya ku buzima, bishingiye kuri iyi topic y'uyu munsi nshaka ko tuganiraho. Ndashaka yuko ufata ubuzima bwawe ukareba, se ndi kubaho mu ndagihe, ndi kubaho uyu munsi muri preza, cyangwa ubuzima bwanjye nabwerekeje ahazaza. Ni kuvuga ngo mind yacu cyangwa se ubwonko bwacu akenshi bwishimira kubaho mu hahise, biri muri kamere yacu. Ari nayo mpamvu kuba twavuga ngo dukwiriye kubaho mu ndagiye, kubivuga ni ikintu cyoroshye, ariko ndabizi yuko kubikora ari ikintu gisaba kwimenyereza, ni ikintu kitoroshye niko navuga. Ariko uyu mwigisha, kuvuga ngo umwigisha Buddha, uyu mwigisha abantu benshi bajya yabayeho mu myaka y'1500. Hari n'abantu benshi bagiye bafata ubwenge bwe barabwandika, bigenda bibafasha mu buzima bwabo. Yaravuze ati nta kintu wahindura ku byashize cyangwa se ku hahise. Arongera aranavuga ati nta nubwo wateganya ibyiza mu gihe kizaza. Ni ukuvuga ngo yahise avuga ati ahantu honyine dufite uruhari ni mu ndagihe, ni uyu munsi. Ibindi byo kuvuga ngo ejo ni heza, oya, ntabwo wabimenya. Ariko nanone ibyo ngibyo ntabwo bikuyeho yuko ushobora guteganyiriza ejo hazaza. Ariko nubwo ushobora kuhakorera plan, ukavuga ati gende mo ndateganyiriza ejo hazaza, ndimo gusevinga amafaranga, ndimo gukora ibikorwa byiza, ntabwo ugomba kubishyira mu gice cyiza ngo bivuga ati ejo hazaba ari heza, bizaba ari positive. Oya, ashobora no kuza ari negative, wenda harajemo nk'ibintu by'uburwayi. Ariko ibyo bintu bantu banjye ntabwo bibifuriza. Niyo mpamvu nugenda ukanareba, hari na video ngenda nkora mbabwira ni mwite ku buzima bwanyu. Ibyo bintu byo kurwara ntabwo mbibifuriza, mugerageze murwanye indwara, mukurikirana ubuzima bwanyu. Aha rero niyo mpamvu muri ubu buzima ntabwo uba ugomba guteganya ngo ahazaza ngo bariho ushyira umutima cyane. Oya, shyira umutima wawe mu ndagihe. Ibi bintu hari uburyo wabikoramo rero. Ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere ushobora kubikoramo ni uko ushobora kumenyereza ubuzima bwawe n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe yuko uri mu ndagihe. Ibi ngibi ushobora kwicara mu gihe uzajya ufite umwanya, ushobora kwicara, niyo wakwicara iminota 5 ukiyibutsa yuko uri mu ndagihe. Ibyo bintu uko igihe kigenda gishira, uko iminsi ikomeza kugenda ishira, ibyo bintu bikora ubwira ubwonko bwawe yuko uri mu ndagihe. Ushobora kwicara ahantu ugatekereza, ugakora meditation, ukavuga ati uko usohora umwuka wongera uwinjiza. Niyo wabikora iminota 5 yonyine ya buri munsi,
ibyo bintu bigera igihe bikakujyamo ubwenge bwawe bukamenya yuko uri mu ndagihe. None ushobora no kujya ubikora mu bikorwa byawe, niba uri gukora ikintu cyangwa tuvuge wenda ugeze nk'ahantu umuntu akubwiye nabi, arimo kugutuka, abantu barimo kugusebya, oya banza umenye aho kugira ngo reacting uvuga ati ejo hazazanye barahishe, oya menya yuko nta kintu kibaho kitarangira, buri kintu cyose kigira iherezo. Niyo mpamvu abanyarwanda bajya bavuga ngo nta gahora gahanze. Ibintu by'imigani buriya nabyo biba bifite akenshi ubwenge buhishemo. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora ahangaha ni ukumenyereza ubuzima bwawe n'ubwonko bwawe yuko uri mu ndagihe, ugomba kubaho wishimye uyu munsi, ibyishimo utabitegereje ejo, kandi ibintu byarangiye ugakoresha uburyo bitafekita ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo nka biriya bintu twavugaga by'abantu biya ku buzima, akenshi biterwa n'ibintu baba baragiye bacamo muri past ejo hahise, akavuga ati wenda ibintu byarambabaje, agatangira kwiyahuza amayoga ye ashaka kukuntu ibyo bintu yabikwepa. Oya menya yuko ubuzima bugizwe n'ibice bibiri, harimo ibyishimo, harimo n'umubabaro. Iryo ni ihame ku muntu uwo ari we wese, aho waba uri hose uzahura n'ibyishimo, ariko uzongera uhure n'umubabaro. Niyo mpamvu habaho no kurwara na pain nyine ikakugeraho. Noneho bariya bantu bitewe n'ibintu biba byaramubaye, wahita yumva yuko nyine bikomeye hahiye ewana, akavuga ati njyewe ngomba kwiyahura. Oya, ibyo bintu umenya yuko ibyarangiye ntacyo wabikoraho, ahubwo ubeho neza uyu munsi. Uzashiduka nuba uri kubaho neza uyu munsi uri kuhakora neza hawe, niba ari akazi kawe ugakora neza, ugakorana n'umurava, niba ari ugusenga urimo gusenga, usoma ibitabo, wiga, uzashiduka ahahise hawe hari kugenda haba heza. Noneho unashiduke ahazaza hawe naho hari kuba heza, kuko niba uri gukora cyane, ukora neza, urumva ko ejo hazaza naho azaba hari mu biganza byiza, niko navuga. Ni ukuvuga ngo nugera mu bihe bikomeye, jya wumva ko ari iby'akanya gatoya. Wategura ejo hazaza, ariko ntugakomeze kuhatega ibyiza cyane ngo umve yuko bizaba ari byiza. Noneho abantu bahanga ba kera we yaravugaga ati ubundi niba umuntu aguteye umwambi, cyangwa se wenda tubigeranye n'isasu n'ibisasu rije, ubu ngubu ibintu by'imyambi byakoreshwaga kera, ariko reka twivugire isasu niba rije. Ni ukuvuga ngo bano bagabo ba kera bo batekerezaga ko witeganya ngo witangira gutekereza ngo ese riturutse hehe, ryavuye he, oya winatekereza se nyuma yuko rije, nyuma yuko iri sasu rije bizagenda bite, ese biraza kugenda gute nyuma. Oya, nukuvuga ngo ikintu cya mbere hariya tuba turimo gutekereza tugendeye ku bahanga ba kera, ni ukuvuga ngo ese iri sasu ndaricenga gute kugira ngo ndikwepe. Wenda iryo sasu twarigereranya wenda n'ibibazo cyangwa se n'ibintu bikomeye uzagenda uhura nabyo mu buzima. Nugera mu bintu bikomeye cyangwa se mu bihe bitakoroheye, ntukajya utekereza ese ibi bihe ndabicamo gute. Umuntu wenda arimo kukubwira nabi, umuntu cyangwa se barimo kugusebya ahantu hose byacitse, avuga ati uyu muntu ni fake cyangwa se ariko dukorera ibintu bibi. Banza wibaza uti ibi bintu aka kanya ndabyitwaramo gute. Ari wo washobora no gutuma abantu bashobora kwigirira nabi, ugasanga abantu barimo kwiyahuza amayoga bavuga ati wenda ibi bintu mbicike. Oya, akira yuko ubuzima bugizwe n'ibyiza n'ibibi, noneho kandi wakire yuko ugomba kubaho mu ndagihe uyu munsi, kubera ko uyu munsi ariho hawe. Noneho kuko uzagenda uba mu ndagihe uzashiduka, ubuzima bwawe buri kugenda buhinduka. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi nashakaga ko tuganira uyu munsi ni uko tugomba kugerageza kumenyereza ubwenge bwacu n'umutima wacu n'ubuzima bwacu muri rusange, yuko tugomba kubaho mu ndagihe. Ntukajya ubaho mu hahise cyangwa se ngo ubeho mu hazaza. Oya, baho wishimye uyu munsi, wumve yuko ufite amahoro n'ibyishimo uyu munsi. Iby'ejo ntabwo ari ibyawe. Wibuke gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza tugenda tureba n'ubwenge bw'aba bantu ba kera bagiye babaho, tugenda ariko dukomeza gusoma tuniyungura ubumenyi. God bless you, see you again.